nagize icyo kibazo cyo kujya guhahira muri butike, bampa muri envelope yanditseho imbere ibintu by'ibinyuguti bimwe na bimwe, bikaba na biriya bipapuro dukunze gusanga muri beti, muri amasosiyete agendanye na biriya by'imipira. Ubugenzuzi Royal TV yakoze mu maduka mato azwi nka za butike 15 yo mu murenge wa Kimisagara, yasanze nibura amaduka 2 yonyine ariyo adakoresha izo mpapuro zanditsweho, naho amaduka 5 twasuye yo mu murenge wa Kacyiru yose twasanze nayo akoresha izo mpapuro zifatwa nk'izifite umwanda n'uburozi bukomoka ku miti ikoreshwa zandikwaho. Kwinuba kw'abaturage bavuga ko guturuka ku mpungenge z'ubuzima bwabo, kubera ko abacuruzi b'ibiribwa bapfunyikira muri envelope zanditseho zifite amafoto atandukanye, imiti y'ikaramu, za kashe z'ibigo bitandukanye ndetse n'impapuro zifite ibirango bya leta. Nk'umuguzi ujya kugura ibiryo kurya ibintu bitandukanye, ubona ko bapfunyikira muri ziriya envelope zanditseho ziri ibirango bya leta, envelope zitandukanye. Ntabwo ziri envelope nanjye ntabwo nzemera, kuko ziri envelope ari ugira gutyo ugasanga baba babituraguye nko mu myanda runaka. Urabona nka za modoka ziba zijyanye ibishingwe, ugasanga barubanuyemo envelope, impapuro za duplicata, ugasanga nizo bafashe bagize gute bajya gukora, kandi bitagombye kuba bikwiye. Ziba zifite umwanda, rero ntabwo tuzemera, ahubwo n'abazikora bazajya babareba, bareke kuzigura, bazeke kuzidupfunyikiramo. Uretse kuba iki kibazo cyo gupfunyika ibiribwa gifatwa nk'ibibazo bibangamiye ubuzima bw'abaturage, abacuruzi nabo bahamya ko nubwo babikora batayobewe ingaruka z'ibyo bakora, ariko bagahitamo kubikora kuko izo envelope arizo zihendutse ugeranyije n'izitwa ko zemewe zifite ibara rya kaki. Soko natwe tutabona ko ari ikibazo, turabibona ko ari ikibazo. Hari ibyo usanga ari n'ibyakoze kwa muganga ubona ari ikibazo, ariko n'ukuri twabuze ukuntu tuha abakiriya. Ubunyobwa barabupfunyika n'amandazi barabipfunyika pe, ariko nk'umuntu uzi ikintu cyitwa ubuziranenge cyangwa kwanga ko yarwara ntabwo yabitwaramo. Impamvu tutazigura ziriya nuko zihenze cyane, izi ngizi bakora n'intoki ziba zoroshye. Impamvu nuko envelope izindi zikoreshwa ugeranyije n'igiciro cyazo usanga zihenze. Wagerageza kureba ibicuruzwa ushyiramo uko ucuruza nuko ufungira abakiriya ugasanga ntabwo byakunda ko zirahenze. Uretse kuba byaragiye bivugwa ko zimwe mu mpapuro zikorwamo envelope akenshi zifite ibara ry'umweru, abagiye basaba akazi barinubira ko inzandiko zabo zikwirakwizwa hirya no hino kugeza n'ubwo bazibona hanze, bagashinja ibigo bishinzwe kubika amabanga y'inzandiko zabo ko bari bo bayashyira hanze. Ukaba waradepoje akazi, usaba akazi, ugasanga envelope yawe gutanze muri boutique izina ryawe, ahubwo twabanza tukareba no ku migendekere y'abakora y'abatanga izo mpapuro. Nubwo abaganira na Royal TV batagaragaza ingaruka baba barahuye nazo, bavuga ko byanga byakunda wino y'ikaramu, imiti ikoreshwa mu gufotora no kwandika ku mpapuro bishobora kubagiraho ingaruka, aha bagasanga leta ikwiye kugira icyo ikora mu maguru mashya. Nk'abariya babifite mu nshingano akaba ari bo batabikurikirana neza nk'uko bikwiye, kumva ko bacuruje mu buryo bunoze bakagura izo envelope ko byafasha abaturage kuba bahabwa serivisi zinoze no kwirinda uwo mwanda muri rusange. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cya Medline Plus cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugaragaza ko iyi wino iba iri kuri izi mpapuro zishobora gutera indwara zibasira igifu. Aha kibazwa uburyo Minisiteri y'Ubuzima n'ikigo cy'igihugu cy'ubuziranenge bidakumira ubucuruzi bw'izi mpapuro, kandi nyinshi usanga ziba zaturutse mu bigo bya leta.